Hello, muraho neza. Ndabasuhuje mwese aho muri ariho hose. Mbahaye ikaze hano kuri Show TV. Mbahaye ikaze umuntu wese uyumvisemo gufungura iyi channel ariko bwa mbere. Imana iguha umugisha wowe rwose uhisemo kujya ubana natwe. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha umuntu wese udukurikira umunsi ku wundi akabana natwe, akaduha ibitekerezo, inama ndetse akatwereka ko ari kumwe natwe umunsi ku wundi. Ikaribu tubane rero muri uwo mwanya. Nanone ni Yvette wagarutse kubana namwe. Nimuze tubane aho tugiye kurebera hamwe ese ni ryari ushobora kugira umutima ukomeye, ni ibihe bihe ushobora guhura nabyo ukumva ko ugomba kugira umutima ukomeye. Ese wigeze wumva usa n'uwacitse intege, wigeze wumva usa n'uwatentebutse mu mutima wawe, wigeze wumva usa nk'ugiye kubivamo, wigeze wumva usa n'uwabuze epfo na ruguru? Ese wigeze wumva utekereza yuko ushobora kubivamo cyangwa se ugakomeza urugendo, ugakomeza iyo nzira wari urimo? Reka tubane rero muri uwo mwanya turebere hamwe igihe umuntu akwiye kwisubizamo imbaraga, igihe umuntu akwiriye kugira umutima ukomeye kandi agakomera rwose. Ese ni ryari umuntu ashobora kugira umutima ukomeye? Murabizi hano muri iyi si, murabizi urugendo tuba turimo rwa buri munsi ko abantu ntabwo baba babayeho mu buzima bumwe. Duhura na byinshi biduca intege, duhura n'amajwi menshi, duhura n'ibiduca intege byinshi, duhura n'ibituma twitakariza icyizere, duhura n'ibituma twumva ko tudashoboye, duhura n'ibintu byinshi bigenda bidukamura muri uru rugendo. Ariko birakwiye ngo natwe twisubizemo intege, tugire umutima ukomeye, kuko hari igihe bidusaba kugira umutima ukomeye, atari uko dukomeye, atari uko tutarize, atari uko se dufite ibidukomeza, ahubwo n'igihe wabuze ibyagukomeze, wowe ubwawe ukwiye kwishakamo umutima ukomeye, kabone yuko hari byinshi biri gutuma ubabara, hari byinshi bituma ushengabara, hari byinshi bituma wumva utentebutse, wumva umutima wawe ucitse igikuba. Ariko rero ngo tuganira aka kanya wumve ko nawe ukwiye kugira uruhare mu kugira umutima ukomeye mu gihe ibintu bitameze neza, mu gihe amagambo yabaye menshi, mu gihe wabuze epfo na ruguru, mu gihe nta muntu ukureba, mu gihe isi yakwanze, mu gihe isi gusunikiriza kubabara. Ariko nyemerera wowe umve yuko ukwiye kugira umutima ukomeye, kandi Imana ikabigufashamo, kandi Imana ikabana nawe. Ni ukuri ukagira umutima ukomeye mu bihe bitoroshye, ukagira umutima ukomeye mu bihe by'amarira, mu gihe by'amage, mu gihe by'inzara, mu gihe bitameze neza, ukagira umutima ukomeye. Ni karibu tubane rero, ntucikwe muri aka kanya kugeza kino kiganiro kirangiye. Ngwino tubane. Umuntu akwiye kugira umutima ukomeye igihe adafite umuntu umuhoza muri amarira yawe menshi, muri ka gahinda kawe kenshi, mu gihe wabuze umuntu wakundaga, mu gihe wabuze umubyeyi wakundaga, mu gihe wabuze inshuti yawe wakundaga cyane y'inkoramutima, wabitsaga amabanga yawe yose, mu gihe wa muntu wariraga akaguhoza. Ese mu gihe yagiye urumva wabigenza ute igihe utagize umutima ukomeye? Uretse utihereranye n'Imana, uretse utabwiye ibyawe Imana, uretse utagiye mu cyumba cyawe ngo urire, nurangiza wihe umwanzuro uvuge ati ngiye kugira umutima ukomeye, wabigenza ute utagize umutima ukomeye? Ni cya gihe wabuze umuntu wawe, ni cya gihe wabuze umuntu uguhoza, uwaguhozaga yenda ntagihari, cyangwa se uwaguhozaga yanakuvuyemo, kuko n'abantu turahinduka, cyangwa se wa muntu waguhozaga ntakiri hafi yawe, ntagihari ngo umuririre ku rutugu. Ese urumva utakwiye kugira umutima ukomeye koko mu gihe wa muntu waguhozaga atagihari, mu gihe wa muntu waguhozaga wamubuze, mu gihe bya bihe bikomeye uri gucamo wabuze umuntu uguhoza? Gira umutima ukomeye muri ibyo bihe uri gucamo, muri izo ntambara uri gucamo, muri ayo magambo menshi uri gucamo, muri urwo rusobe utazi uburyo wakwisobanuramo. Ni ukuri gira umutima ukomeye. Iki gihe biragusaba kugira umutima ukomeye. Wabuze ubwira, wabuze uwakumva, wabuze uwo waririra ku rutugu, wabuze epfo na ruguru, uri mu ntambara, ufite amajwi menshi mu matwi yawe.
ariko biragusaba kugira umutima ukomeye we wenyine hamwe n'Imana, Imana ikabigufashamo, ariko nawe ukishakamo imbaraga ukagira umutima ukomeye. Nicyo kintu cyonyine, kubera yuko isi ihari yagutereranye, abantu bagutereranye, umugabo washatse yagutereranye, umugore washatse yagutereranye, n'abana ntibari kukumva, nabo muvukana ntibakumva, ariko biragusaba kugira umutima ukomeye wowe wenyine ukishakamo umutima ukomeye. Iki nicyo gihe cya mbere ukwiriye kugira umutima ukomeye, igihe wabuze uwo wabwira, mu gihe wabuze uwo uririra. Hano hantu ukwiriye kugira umutima ukomeye. Ahandi hantu ha kabiri ni igihe wabuze umuntu ugutega amatwi. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akora umuntu wamutega amatwi, akamera nk'aho ahindutse nk'ikivume, akamera nk'aho ahindutse umunyabyaha ku bantu bose, akamera nk'aho ahindutse umunyabyaha ku isi yose, akamera nk'aho ahindutse umuntu utarigeze ubaho. Aha hantu biragusaba wowe wenyine kwishakamo umutima ukomeye, kubera yuko ukuri kwawe kuri mu mutima wawe, kandi urabizi yuko niba hari ikintu Imana yahisha abantu ni ukureba mu mutima w'umuntu. Ushobora kuba wabuze umuntu basi bwa rimwe wakumva, ugahinduka ikivume, ugahinduka umunyamabara, ugahinduka umunyangeso mbi, mbega ukabura umuntu n'umwe wagutega amatwi ngo yumve basi n'ibyiyumviro byawe, basi ngo yumve n'ijambo ryawe rimwe, yumve yuko basi ryabamo kuri. Erega hari igihe abantu baba bazi yuko uri umunyabinyoma igihe kirekire, uri inkozi z'ibibi igihe kirekire, ariko ntibizere ko ushobora guhinduka. Nyamara umuntu isa n'isa yahinduka. Ariko basi niba ubona ko wabuze ugutega amatwi, ukabura wabuze uwo mwakwicana ngo umubwire gutega amatwi byibura n'isegonda na rimwe cyangwa se n'umunota umwe, biragusaba wowe wenyine kwishakamo kuba umunyembaraga, ukagwiza imbaraga mu mutima wawe, ukagwiza imbaraga, ukagira umutima ukomeye, kuba ubona isi itigeze yicanga gutega amatwi, cyangwa n'umuvandimwe wawe ntagutega amatwi, na mama wakubyaye ntagutega amatwi, cyangwa se ugasanga nta n'uwo ufite. Biragusaba kugira umutima ukomeye kugira ngo wowe wenyine wumve yuko ntabwo ari we wa mbere, nta nubwo ari we wa nyuma. Mu gihe ubuze ugutega amatwi ntacyo wakora. Mu gihe uri muri uwo mwanya, mu gihe ubuze ugutega amatwi, wimuhatiriza kugutega amatwi, kuko nanayagutega arayagutega, narangiza ajye kuvuga ibyo utavuze, kuko nyine yaguteze ko wamuhatirije, yaguteze ko atabishaka, ntabwo ari umutima wawe wabimutegetse kugira ngo agutege amatwi. Rero wowe niba wabuze umuntu ugutega amatwi ku bushake, ibimuhatiriza, kubera ko yuko n'ubundi ibintu by'agahato birangira bibaye bibi. Ahubwo gerageza wowe wishakemo imbaraga, ugire umutima ukomeye, witekerezeho, wishakemo imbaraga z'umutima, nurangiza ugire umutima ukomeye. Imana iragufasha uve muri icyo kibazo, kandi nta wundi muntu wundi usabye imbaraga, kuko wamaze kugira umutima ukomeye, wamaze kugwiza imbaraga, icyo kibazo urakivamo. Ahandi hantu bigusaba kugira umutima ukomeye ni igihe abandi bantu baguca intege. Hari igihe uba ugiye nko kujya nko mu kintu runaka, kujya muri relationship runaka, kujya muri business runaka, ariko ukabona abakabaye baguha imbaraga, abakabaye bagutega amatwi, abakabaye bagukwavantaje, abakabaye bagufata amaboko, nibo ba mbere baguciye intege. Aha hantu biragusaba kugira umutima ukomeye, kubera yuko icyo kintu gitekereza, iyo relationship ujya kuyijyamo yari wowe n'umukunzi wawe, ariko ugasanga umuntu aguca intege, ntabwo uriya muntu muberanye, ntabwo uriya rugo ukwiriye kurujyamo, ntabwo bizigera bigenda neza, iriya business ntizigera igenda neza, ibintu ugiye kujyamo ugiye kwiyahura, ntabwo bizigera bigenda. Rero kugira ngo uzabone ko ibintu byawe biba successful cyangwa nibwo bitaba successful, nuko ugomba kugira umutima ukomeye, ugafata umwanzuro nkaho ukuntu wabitangiye, nta wundi muntu ugishije inama. Ahantu biragusaba umutima ukomeye, mu gihe uhuye n'ibicantege byinshi, mu gihe uhuye n'amagambo atari meza, mu gihe uhuye n'ibikwereka uruhande rubi, kandi wowe wari uzi ko uri mu ruhande rwiza. Please, biragusaba kugwiza imbaraga z'umutima, biragusaba kuba umunyembaraga, biragusaba kugira umutima ukomeye. Gira umutima ukomeye n'igihe wabuze abakwavantaje,
gira umutima ukomeye n'igihe wabuze ugutera inkunga, gira umutima ukomeye n'igihe wabuze ukubwira ijambo ryiza, gira umutima ukomeye n'igihe nta muntu uri mu ruhande rwawe, gira umutima ukomeye wowe wumve yuko ugomba kwiremamo umutima ukomeye kurusha undi muntu uwo ari we wese, kubera yuko uriya muntu wamugishije inama, kuko ashobora kuba ari kuguca intege. Reka mbabwize ukuri, uzi ko hari igihe umuntu aguca intege kugira ngo bizinesi wari umubwiye uyireke nawe ahita ayijyamo. Uzi ko hari igihe umuntu aguca intege akubwira ngo uriya mugabo ntimuberanye, kugira ngo numara kumureka kandi umurekeye amaherere, umurekeye amagambo, umurekeye kuko baguciye intege, ugasanga numara kumureka arahita amwataka, arahita atangira amwigireho inshuti, amwereke ko utari mwiza, amwereke ko. Uzi ko bashobora kuguca intege bakubwira ko uriya mugore mutaberanye, nurangiza umureke arebe uburyo yamuporovoka. Wowe umunyembaraga, wowe shiramanga, wowe wiza imbaraga, gira umutima ukomeye mu gihe wabonye nta wundi muntu ugushyigikiye, mu gihe umuntu uwo ari we wese atagushyigikiye mu byo urimo. Uzarebe umuntu udakwifuriza ikibi ni umubyeyi wawe, niwe muntu wenyine udashobora kukwifuriza ikibi, niwe muntu wenyine ushobora kugezaho umushinga akaba yakubwira uko abibona n'imbamutima ze zose. Umubyeyi wawe n'udashobora kukubeshya, umubyeyi wawe n'udashobora kukuroha, umubyeyi wawe n'udashobora kukugira inama mbi. Ariko abandi bantu bose, simvuze yuko nta nshuti zikiriho, ziriho pe, ziriho, ndetse za zindi ashobora kukugira inama pe. Ariko nanone niba ubuze umuntu kugira inama, ukaba ikintu cyose umubwiye akakubwira ntabwo bishoboka, ko akwereka impande mbi gusa, ubwoko k'uwo muntu urumva utagize umutima ukomeye, mu by'ukuri wakora iki? Rero ndakubwira ngo ngira umutima ukomeye n'igihe hari abantu baguca intege. Aho ni ahandi hantu ugomba kugira umutima ukomeye. Biguca intege ngo uhite wumva no mu mutima birarangiye, bikubwira ngo urugo rwawe rurasenyutse bakubwiye ati koko nibyo, bikubwira ngo ntuzabyara ngo uvuga koko nibyo, bikubwira ngo umwana wawe ntafite ubwenge mu ishuri ubwete nibyo. Oya, mu gihe bari kukubwira ngo bizakunda uvuga ngo bizakunda. Gira umutima ukomeye n'igihe ubona ko bidashoboka, ariko wowe ugira umutima ukomeye, wowe wumve yuko igihe bakubwira ko bidashoboka uvuga ngo bizashoboka. Wizere ubwe bizashoboka, wirememo icyizere ubwe ngo bizashoboka, wirememo imbaraga ubwe ngo bizashoboka, wirememo amahoro, wirememo iterambere, wirememo ubwe ngo bizashoboka. Wikwemera ko bavuga ngo ntibizashoboka nawe uvuge ngo ntibizashoboka. Oya, toza ururimi rwawe uvuga ngo bizashoboka, kandi biza ku rurimi biba byahereye mu mutima, ko kugira umutima ukomeye. Igihe rero bari kuguca intege, gira umutima ukomeye. Kandi urabizi neza abantu baguca intege ni abazi bizinesi yawe, abantu baguca intege ni abazi uko urugo rwawe ruhagaze, abantu baguca intege ni abazi relationship iri hagati yawe n'uriya muntu, abantu baguca intege ni abantu b'imbere cyane. Rero kugira umutima ukomeye biragusaba yuko ubanza ugaha agaciro cya kintu kurusha bwa bushuti mufitanye, kuko nuha agaciro bwa bushuti mufitanye kurusha cya kintu wamugishijeho inama, birarangira umushinga wawe urimbuye, birarangira relationship yawe uyirimbuye, aho ukomezanye niwo wita ngo ni inshuti, kandi nyamara nta bushuti burimo. Gerageza rero ugwize imbaraga, gerageza ugire umutima ukomeye kurusha uko wita ko uri mu bushuti, uri mu buvandimwe, uri mu bintu runaka. Rero igihe baguca intege nicyo gihe kindi ukwiriye kugwiza imbaraga, nicyo gihe kindi ukwiriye kugira umutima ukomeye, kuko hari igihe ushobora kuba urimo n'ukuri gucibwa intege n'inshuti yawe pe, kandi uzi ko ari inshuti yawe magara, ari inshuti yawe y'akadasohoka, ari inshuti yawe yindi Bibiliya ivuga ngo yindi namba ku muntu,
ari inshuti yawe kandi ukaba wumva udashaka kuyivaho, ukaba wumva udashaka kuyitakaza, kandi wumva mu by'ukuri n'ibyo wari umubwiye, n'ibyo wamugishagaho inama, wumva nabyo byari ibintu by'umumaro ku buzima bwawe. Kuko niba umuntu ari inshuti yawe, niba muri abamama cyangwa muri abakobwa, umuntu akaba ari inshuti yawe, ntabwo azakubera umugabo. Ariko n'umugejeho umushinga w'urugo ukamwereka fiyanse, akakubwira ngo fiyanse, uriya fiyanse wawe ntashobotse, uriya fiyanse wawe ntiyakubera umugabo, agatangira kukwereka kote febure ziwe, ariko ukimumwereka biragusaba kugira umutima ukomeye kugira ngo ubure kimwe, ariko basi usevinga ikindi. Niba ushaka gusevinga urugo rwawe, ukaba ushaka kuramira urugo rwawe rw'ejo hazaza, biragusaba gutakaza ya nshuti, kuko nutayitakaza birarangira urugo urubuze. Ikindi kintu biragusaba kugira umutima ukomeye cyagiye watsinzwe, cyagiye wahombye, cyagiye ibyo wari wizeyeho ko ari inyungu wabibuze, cyagihe wubatse urugo bikanga, biragusaba kugira umutima ukomeye. Cyagihe wize amashuri ukabona abandi baratsinda, wowe uri gutsindwa, biragusaba umutima ukomeye. Cyagihe ibyo wari wizeye, ibyo wari witeze ubonye byanze, ibyo wari uzi ko ari intsinzi yawe ubonye byanze, biragusaba kugira umutima ukomeye. Ariko nyuma y'ibihombo, nyuma yo guhomba, nyuma yo gutsindwa, ugira umutima ukomeye kandi wiyegereze gusenga cyane, wiyegereze Imana cyane. Ni ukuri gutsindwa birababaza, guhomba birababaza. Igihe wubatse urugo nk'abandi bantu ukabona rurasenyuka umunsi ku wundi, birababaza cyane, kandi warubatse ubishaka, biraryana cyane, bigira uko biryanamo, bigira uko bibabazamo. Ariko mwa bantu, ndabinginga ngo mugire umutima ukomeye mu gihe ubona byanze, wiyegereze Imana cyane, wiyegereze gusenga cyane, wiyegereze guca bugufi cyane, wiyegereze kugira umutima uciye bugufi, ugwijije imbaraga. Ndabinginze mugire umutima ukomeye mu gihe ubona byanze, ugwize imbaraga mu gihe ubona wahombye, mu gihe ibyari ibyirato byawe, igihe byari ibyiringiro byawe, mugwize imbaraga, mugire umutima ukomeye. Mu gihe wari ufite umwana ukabona umwana akubereye uko utabitekereje, gira umutima ukomeye. Mu gihe wari ufite umugabo ukabona araguhindutse, gira umutima ukomeye, usenge cyane. Mu gihe wari ufite umugore ukabona umugore ari kugenda uko utabitekereje, gira umutima ukomeye. Igihe wari ufite abavandimwe ukabona baraguhindutse, mu gihe utaruzi, mu gihe utatekereje, mwarakuranye, mwarabanye, mwarasangiye akabisi n'agahiye, ukabona biranze, gira umutima ukomeye, usenge cyane, ukomeze wambaze Imana. Nta kinanira Imana, nta kijya kinanira. Iki ni igihe cyo kugira umutima ukomeye. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubona utakaza umuntu wizeraga ko ari inshuti yawe, umuntu wizeraga ko ari umuvandimwe wawe, ukabona uramutakaje. Ariko biragusaba kugira umutima ukomeye, biragusaba kuba hafi y'Imana cyane, biragusaba kugwiza gusenga, kugwiza amasengesho cyane, Imana ikaguha umutima ukomeye. Iki ni igihe kikoburija kugira umutima ukomeye. Nubwo isi gusunikiriza kuba washengabara, nubwo isi gusunikiriza kuba wakomeza ubabaye, nubwo isi gusunikiriza kuba wakomeza ukitwikira, ukaryama, ukiyorosa, ariko biragusaba wowe ubwawe kugira umutima ukomeye. Ikindi kintu gisa nk'aho ari cyo cya nyuma rero kigusunikiriza kugira umutima ukomeye, ni ikintu kivuga ngo ufate icyemezo gikomeye. Mu by'ukuri hari igihe umuntu afata icyemezo gikomeye atari uko yatsinzwe. Hari igihe umuntu afata icyemezo gikomeye ari ukugira umutima ukomeye. Iyo umuntu afashe icyemezo cyo gusenya urugo rwe, agafata icyemezo cyo gukora divorce, agafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ntandukane n'uwo muntu twashatse kugira ngo ejo atazanyicira mu nzu, agafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka iyi nshuti yanjye magara dutandukane kubera yuko nidukomeza
kuba hamwe ndabona nta urugendo rwanjye nawe utazaduhira. Biragusaba umutima ukomeye kugira ngo ufate icyemezo kitakoroheye nk'icyo urimo. Biragusaba kugira umutima ukomeye kugira ngo icyo cyemezo ufashe ejo utazacyicuza. Mu byemezo byose dufata siko biduhira, siko birangira tuticujije, ariko hari icyemezo umuntu afata kuko nta kundi kuntu yabigenza. Yenda abona agiye kuzasiga ubuzima, yenda abona agiye kuzoreka imbaga nyamwinshi, akavuga ngo reka mfate icyemezo gikomeye. Muri icyo cyemezo gikomeye rero niho bigusaba kugira umutima ukomeye, kuko muri icyo gihe nta muntu umwe uba ugishaka kugira inama, kuko ushobora kuza kugira inama undi akaza kugira iyindi, undi akaza kugira iyindi. Izo zose rero ntabwo wazikurikiza uretse kuba wagira umutima ukomeye, uretse kuba hari amajwi runaka wirengagiza, uretse kuba wagira umutima ubwirijwe na Mwuka Wera, ubwirijwe n'Imana, akaba ari kwigisha, ugafata icyemezo gikomeye gikakaye uvuga ngo iyi cyemezo ndagifashe kandi sinzigera nicuza. Ingaruka zaba mbi zaba nziza, uzamenye uko wabifatiye umwanya, ukabifatira imbaraga, ukagira umutima ukomeye, ugafata icyo cyemezo. Mu by'ukuri rero hari igihe umuntu agira umutima ukomeye, si no kuvuga ngo kugira umutima ukomeye ni uko utarize, ni uko utashengabaye pe, urarira ukiyorosa ukihanagura, ariko nyuma bikagusaba kugira umutima ukomeye kugira ngo ejo n'abandi bakwigireho, kugira ngo niba wagize umunsi mubi ariko ukawukomereramo, ejo n'undi numugeraho nawe azibuke ko nawe wawukomereremo, nawe awukomereremo. Murabizi ko turi ku isi, turacyari mu rugendo, turacyari mu isi, turacyahura na byinshi, nta n'igihe bizarangira tukiri mu isi. Ariko ujya kubona ukabona ibintu bikwituye, ujya kubona ukabona umuntu arapfakaye, ujya kubona ukabona ubuza ababyeyi, ujya kubona ukabona ubuza abavandimwe, ujya kubona ukabona nyine ibintu bigenza ukundi. Ariko twe guheranwa n'agahinda, twe guheranwa n'umubabaro, twe guheranwa n'ibikomere, twe guheranwa n'amaganya, tugira umutima ukomeye, tube intwari, tube intwarane. Amagambo wumva, ibyo bikomere ufite, uhora ukomereka buri munsi, kumva yuko nta muntu ugukunda, kumva yuko bakwanze, kumva yuko wibaza ngo runaka, oya. Nyemerera ko hari abantu bashaka kwigiraho, hari abantu bakeneye kukubona wowe ubwawe ukomeye, hari abantu bagukeneye ko ubabera ihumure, abantu bakeneye kukubona mbega ukomeye kandi ufite umutima ukomeye. Umwanya urimo gira umutima ukomeye, muri uko kubura urubyaro kwawe gira umutima ukomeye. Hari igihe Imana izakugarukaho bundi bushya. Muri ayo maganya, muri uwo muruho wawe, muri izo ntekerezo zawe, muri ayo marira yawe, muri ibyo bikomere byawe, ndagusabye gira umutima ukomeye. Nyemerera ugire umutima ukomeye. Ntabwo hano mu isi bizahora ari byiza. Menya ko banze uhereze intekerezo zawe, uyibwire izo ntekerezo zawe, uzibwire yuko turi mu isi, turagera mu ijuru. Ndagusabira kugira umutima ukomeye, gusabira kongera kumva ukomeye. Ndabashimiye rero mwebwe mwabanye nanjye, mwebwe mwakurikiye, Imana ibahe umugisha. Shime wowe ukomeje kunkunda, ukomeje kuma subscribe, ukomeje gukora share, like ndetse ukanama comment ibiganiro byacu tugiye tunyuza hano kuri Ishu TV umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha, tubakunda cyane. Shalom, bye bye.